Yes guys, nyuma y'akazi katoroshye ngira ngo uri kubona ukuntu dusoje dufite ishusho nziza cyane. Ibi byose n'ahandi babisanga ni ku Bugeni Rwanda ndetse na Pacifico Art. Gitondo turi mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2025 nicaye muri studio nk'ibisanzwe ngiye kubona mbona ka message kameze gutya kaguye kuri screen yanjye. Guys, nawe tekereza. Yes, fata kanya gato nditekereza ndavuga ati nakora mu gitondo ndazamutara. Yes, nyuma y'urugendo rw'amasaha agera kuri 2 cyangwa 3 n'igice nari mageze maze ndayitegereza neza ndara ku nkameze mbona ahantu heza cyane bigaragara ko haburaga ikintu bita art. Neza narakubwiye ngo ahantu habura ubugeni ntabwo habasa neza cyane. Yes, ubwo ndayitegereza neza ndarira nabati ahantu hakeneye art. Ubwo nganira n'umuboss waho turaganira twemeranya ukuntu tugiye kuhahindura neza tukakora nk'ukuntu bazi Ubugeni Rwanda bukora ahantu iyo buhageze. Tumaze kuganira dusinyaga kontra ubu dutangira kubakorera icyo bita design. What a project, guys. Yes, twese tutangira gukora design ya buri hantu uko hagiye hameze twashakira icyitwa design ifitinga hanyuma dutangira implementation. Kurikirana ntucikwe niba ukunda ubugeni, Ubugeni Rwanda burahari kubwawe. Adichos. Washakaga
Yes guys, ni akazi katoroshye ngire uri kubona ukuntu dusoje dufite ishusho nziza cyane. Ibi byose n'ahandi babisanga ni ku Bugeni Rwanda ndetse na Pacifico Art. Murakoze cyane, mukomeze mudukurikire.